umunyeshuri ashobora kwiga ubwo ni wowe Benjamin ukorana n'izo kaminuza. yego bisobanure neza bigenda gute? Amerika ubu ngubu hari offers z'uko umuntu ashobora kwiga ku nguzanyo yagurijwe nandeze niyo kaminuza ikamuha loan niwe akazajya yiga yishyura amaze no kuvuga ngo amaze kwiga agakorewe deni akazajya agenda yishyura iyo nuko kaminuza yo ni nka nkunganire. Yego ni nka nkunganire. Kaminuza irakubwiye iti okay wowe tuguhaye amafaranga iga ariko nurangiza kwiga uzagenda wishyura uzadukorera wenda ntituyagukate yose tugahayo kubaho ariko tugende twiyishyura. Yego ni muri ubwo buryo rwose. Nk'inama nshobora kubaha abantu bari tayari rwose bashobora kuza tukabafasha twapurayingira kuri ama university ashobora gutanga inguzanyo hanyuma wenda bakaba bakiga kuri izo loan hanyuma bakagenda bishyura barangije gukora. Barangije kwiga. Tubahaye ikaze abakunzi b'umurongo Nyarwanda TV ku murongo wacu ari nawo wanyu. Tugiye kuganira na rwiyemezamirimo yitwa Benjamin Rukundo, muri buze kumva ibyo dusobanura ku bijyanye n'akazi akora, akazi kajya amazemo igihe kuko urumva n'umuntu wifitemo uburambe. Akorera rero mu mujyi wa Kigali aho bita mu mujyi nyine nk'uko mubizi ni ku nzu iri hafi ya Centenary House. Nguyu rero tugiye gutangira tuganire. Rukundo rero urakoze kuba utwakiriye muri ofisi yawe, tangira wibwira abakunzi b'umurongo Nyarwanda TV. Rukundo ninde? Yego murakoze cyane nkuko mwatangiye mubivuga amazina nitwa Rukundo Benjamin, nkaba mfite company ikora ibintu byo gufasha abantu bashaka kujya kwiga hanze ndetse n'abashaka kujya gukorerayo. Ni company rero imaze igihe ikora ko ni company nafunguye ishami hano mu Rwanda maze kuhagera nyuma yo kwiga mu mahanga ariho nanabikoreraga, hanyuma nza kuza gufungura ishami hano mu Rwanda mu mwaka wa 2023 mu kwezi kwa 4. Akaba aribwo twafunguye ishami hano mu Rwanda ariko n'ubundi twari dusanzwe tubikora n'ubundi aho nigaga mu mahanga. Aho ni hehe? Nigaga mu gihugu cy'Ubushinwa niho najyaga mbikorera, hanyuma ngeze hano mu Rwanda ndavuga ndeka nkomerezeho, hanyuma mfata umwanzuro wo gufungura ishami hano mu Rwanda mu karere ka Nyarugenge. Muti mwize mu Bushinwa, mwize y'iki? Ubu mukora iki nyine bijyanye n'iyo business yanyu? Ni ukuvuga ngo mu Bushinwa nizeyo ibintu bijyanye n'ubwubatsi, nabyo n'ubundi ntago ndi kure yabyo, nuko gusa nahisemo kuza nkabona abantu benshi bakenera kujya kwiga hanze, abandi bakenera kujya gukorera hanze, nuko niko gukomeza mfata umwanzuro wo kuvuga ntireka nkomeze nkora ibi bintu n'ubundi nkuko nabikoraga nkiri mu gihugu cy'Ubushinwa. Ndavuga ntireka mfashe n'abandi nabo bariwe ko bajya guhaha ubumenyi, deni niba mara guhaha ubumenyi babashe ko banagaruka bakorera igihugu cyabo. Hanyuma uti kwiga ubundi se mu Bushinwa ko wahize wabonye kuhiga byoroshye? Mu Bushinwa ntago ari ibintu bikomeye cyane kuhiga, ariko ikintu kijya gikunda kugorana cyane n'ururimi rwaho. Uraruzi se wagiye wararwiza urarumenya? Yego ururimi rwaho of course yiri umuntu nyine uri sharp ukagenda ukagerageza ururimi urarwiga ukarumenya bikagenda neza, ariko n'ururimi rusa nkaho rugoranye cyane, ariko iyo wafashe umwanya wawe nyine ukabiha umwanya ndetse ukabishyiraho n'umutima birakunda ururimi ukarumenya. Bavuga ariko nk'uko Abashinwa bagira umuvuduko w'imikorere uri hejuru ku buryo bakorangwa amasaha menshi, nibyo koko cyangwa nibyo abantu baba banakabya? We nk'umuntu wahize wabanye nabo. Oya ntago babeshya, niko kuri. Abashinwa ni ukuvuga ngo ni abantu bagira gahunda, ni abantu bakorera ku gihe. Ni ukuvuga ngo niba kubwiye ngo tubonane saa 10 ni saa 10, niba kubwiye ati tubonane saa 9 ni saa 9. Ni abantu mbese ubuzima bwabo bwihuta cyane ku buryo utihutanye nabo wasigara. Umunyarwanda si yagezeyo kwiyadapta cyangwa se kwisanisha nabo biramworohera? Ukihagera bwa mbere urumva na abantu batari Abanyarwanda, uretse n'urwo rurimi wavugaga rukomeye kurumenya, ndumva ko n'uwo muvuduko w'imikorere nawo ugoye. Umunyarwanda kugira ngo yisanishe nabo bigenda bite se? Ashaka inshuti muri bo? Hari ahantu yasoma ati burya Abashinwa bakora batya nawe nugerayo uzakore gutya? Bigenda biti? Nkuko tubizi rero Abanyarwanda ni intore cyane. Umunyarwanda hageze hose agerageza kwiyadapta. Kuvuga ngo nk'ibisanzwe nyine nkuko dusanzwe tuza Abanyarwanda, iyo uhageze ukagerageza kwiga ururimi rwaho, ukagerageza kwiga imico yaho, ushobora kwisanisha nabo bigakunda kandi mukabana neza, wagira serivisi ubakeneraho kuko ni abantu bakunda ururimi rwabo cyane ku buryo
iyo uzi ururimi rwawe ushobora kuba inshuti cyane nabo. Ni ukuvuga ngo ikintu kibanza cyane kugorana ni ukubanza kumenya urwo rurimi. Iyo urwo rurimi rwabo wamaze kurumenya biroroha cyane kugira ngo ubashe kuba wabana nabo, ubashe kuba wakora communication nabo. Benjamin, nigeze nanjye kurwigaho igihe gito. Hari icyo bita ngo pinina, icyo gihe hari tubyiga, bwari uburyo bwo kucyandika n'ibindi. Kukivuga no kucyandika buri ikigoye ni iki? Twa tuntu tubona tusharuye gutya tw'utu. Buriya ikintu kiye kigorana cyane, buriya no kucyandika. Kucyandika nibyo bikunda kugora abantu cyane. Hari igihe usanga umuntu azi kuvuga ariko atazi kwandika. Bagira alphabet nk'izi tuzi, abacada n'ibindi byose. Oya, bagira ibintu bibiri. Bagira ibyo ngibyo bita ngo ni pinini, bakagira n'icyitwa ngo ni character nyine. Character rero ibyo mujya mubona biba bisa nkaho byanditse mu cyapa. Noneho biriya bindi bisanzwe by'amapinini nibyo muba mubona biba bisa nk'ibyanditse mu mukono. Iyo utazi igishinwa umenye ngo ubuzima burakugoye. Ubuzima byo burakugora pe. Burakugora, communication yabo nyine bo n'abantu. Iyo ugashaka gusa nk'ubabwira mu cyongereza usanga benshi ntacyo bazi. Ugasanga rero bigusaba ngo ubanze ururimi rwaho hanyuma ubashe kubana nabo. Imirire se ngo barya hafi, nimvuga ngo hafi ibintu byose ahari ndaba nkabije, ariko ubwo turimo turaganira nk'umuntu watembereye ukabana na bariya bantu, imirire yabo barya iki? Umunyarwanda wimenyereye ibishyimbo cyangwa se wirira umwumbati we cyangwa kawunga, yagezeyo ntibibanza kumutonda. Ni ukuvuga ngo Abashinwa bagira ibiryo byose. N'ibi ngibi biba hano mu Rwanda, yaba ibyo bishyimbo tuvuga, yaba ku kawunga, yaba ibyo birayi. Ikintu nabonye basa nkaho batagira cyane ni ibitoki. Ibitoki bo bakunda kubitara bikavamo imineke. Niba bajenga ibitoki ntago bajya bamenya nyine ukuntu ibitoki bishobora kugira. Ntago bashobora kurya umunyigi. Ntago bashobora kurya umunyigi, ntago bashobora kugira iki. Ariko no kuvuga ngo ni ahantu haba ibiryo byose ku buryo umuntu wese ashobora kugenda akahisanga. Abantu bajyaga bakunda kugira ikibazo ngo barya ibikeri, twajya dukunda no kubazwa cyane ngo se mwebwe dusimba ntabwo mwaturiye, ntabwo mwagize iki. Ariko no kuvuga ngo ni abantu bagira amaresitora zabo ziba zirimo ibintu byose. Resitora zabo ziba zirimo ibintu byose, ziba zirimo inyama zose. Ni ukuvuga ngo baba babizi ko abanyamahanga hari ibiryo babasha, hari n'ibiryo batabasha. Bo barabanza bakakwereka, wowe ukaba ari we wihitiramo. Ntago bapfa kugira muri resitora iyo ugiyeyo baguha menu. Baguha menu wowe ukihitiramo, ntago bapfa kuguha nyine ibiryo utasabye. Wagira amahirwe wahabona umwumbati se? Imyumbati ntago ari cyane. Ubwo nari mvuze umwumbati cyangwa se ikijumbi, ikiryo gakondo cy'umunyarwanda. Ntago si cyane bapfa kubibona, ariko biraboneka nko mu masoko. Nk'iyo ugiye guhaha ushobora kubibona kabisa, ukaba n'ibijumba nabyo ushobora kubibona. Bikaba bihenze ariko. Bikaba bihenze mu buriya ikintu cyabo gisa nkaho gihenda mu bintu bijyanye n'inyama. Hano mu Rwanda ubundi tuzi ko inyama z'inkoko arizo zisa nkaho zihenda. Cyangwa ifi. Ariko bo no kuvuga ngo bisa nkaho bitandukanye. Inyama zaho z'inka nizo zihenda cyane kuruta inyama z'inkoko. Mu gihe Kigali ari zo ubona zisa naho bigaterwa n'iki? Ntabwo borora inka cyane. Cyane kubera ko ni igihugu kinini gifite abaturage benshi, usanga n'aborora izo nka nyine ziba zidahagije. Ntabwo ziba zihagije abaturage baba muri icyo gihugu kubera ubwinshi bwabo. Nicyo gisa nkaho kibitera. Tekinoloji y'Abashinwa, tekinoloji yabo ni igihugu giteye imbere nk'uko turimo tubivuga. Igihugu giteye imbere mu bintu byose. Ni abantu bakoresha inzira za gari ya moshi, arizo dukunda kwita amatrain, bakagira izi za metro, ziriya z'amasubway zinyura munsi y'ubutaka. Ni abantu mbese bateye imbere mu buryo bwa transport, kubera ko igihugu ari kinini. Ni abantu bagira ibibuga by'indege byinshi ku buryo ushobora kuva nko mu mujyi umwe bikagusaba gufata indege. Ni n'igihugu kinini. Yego, indege rwose ikaba yagufata n'amasaha nk'atanu uri kuva mu mujyi umwe ujya mu wundi. Uri mu ndege amasaha 5. Yego. Mugiye kuva Kamembe kugera hano i Kigali ari minota 30. Yego, ari minota 30. Rero ku kintu kijyanye na tekinoloji kabisa ni igihugu giteye imbere pe. Nuko ubwo rero reka tugaruke kuri business yawe. Wambwiye yuko utangira wize ibintu by'ubwubatsi. Yego. Ubirangizamo ihe degree? Nabirangijemo muri civil engineering. Masters? Oya, ni bachelors. Yego. Hanyuma uravuga uti ibi bintu byo kubaka n'ibindi byose ntabyo ndi bukore, reka njye kugurisha visa niba ariko nabyita. Kuki ari byo wajemo?
igitekerezo cyaturutse kuko nakundaga kubazwa cyane nkiri hariya n'abana bashaka kuza kwiga, abandi bambaza nyine amakuru y'aho niga, bambaza uko biba bimeze, bambaza ibisabwa, nyine mbona ndi kugenda mbibazwa n'abantu benshi, niho igitekerezo gisa nkaho cyaturutse. Hanyuma ndavuga ariko kubera iki ibi bintu, niba mbona ibi ngibi wenda by'ubwubatsi bitaratanga umusaruro muri ako kanya, ariko nabyo wabishoyemo. Nabyo nabishoyemo. Okay. Na mu gihe bitaratanga umusaruro ntago naba ngerageje no muri ibi ngibi nabyo nkaba ndeba uko bimeze. Ni naho ngaho igitekerezo cyaturutse. Mu yandi magambo ufite kampani ebyiri. Indi y'ubwubatsi yo ntago dusa nkaho bisa nkaho byari bwagira imbaraga, ariko nabyo tujya tubikoraho ibintu bijyanye no gupima ubutaka, nabyo tujya dufasha abantu, ibintu bijyanye no gukora ama expertise y'amazu, nabyo tujya tubifashamo abantu. Bakakubaza batese kugira ngo umuntu ajye kwiga hanze bisaba iki, bigenda gute? Iyo babigusaba bibanda ku ki? Baba bashaka kumenya amafaranga, baba bashaka kumenya ibyo twavugaga kare by'ukuntu umuntu iyo uhageze bwa mbere yitwara ku banyamahanga, baba bakubaza uko minervari mu makaminuza zishyurwa, iyo ni ayo makuru bagusaba? Amakuru ya mbere icyo babanza kukubaza, barabanza bakakubaza bati se, ubwo ndavuga abakiriya bawe. Yego. Ikintu cya mbere bashaka kumenya ese aho hantu hameze hate, icyo ni kimwe. Ese hose uba warahageze inshuti yanjye? Oya, ntago ariko hose umuntu aba yarahageze, ariko ahenshi umuntu aba afite amakuru yaho, umuntu aba afite abantu umuntu yagiye yoherezayo, bakagenda nabo baduha amakuru agiye atandukanye. Bakakubaza icya mbere ese ubuzima bwaho bumeze bute, kubaza amaminerivare yaho ku mashuri bimeze bite, bakakubaza bati se hano umwana agiye kuhaha ubumenyi kuko ubwo bumenyi ashaka umuntu yabuhakura. Ikindi bakakubaza bimeze bita amafaranga ashobora kugutunga nk'umwana nyine muri rusange, kuba yahaba nk'ukwezi kumwe ashobora gukina amafaranga angana ate, nyine amafaranga yo kubaho kwa ibintu nk'ibibazo bakunda kubaza. Ubwo se ukabona babyitabira cyangwa hari abo ubwira, tuvuge wenda umuntu araje, umuntu witwa Claude ni urugero, akubajije uko kujya kwiga i Paris bimeze, la Sorbonne ni urugero, uramusobanurira uti la Sorbonne bisaba ibi n'ibi, ntahita yikanga ati nta handi wanshakira, nako batanga ndumva bihenze, nka kwa kundi umuntu abagayininga ku giciro, uru rukweto rurampenze ariko se nta wagururu. Yego cyane, ibyo ngibyo ni ibibazo dukunda kubazwa cyane. Ugasanga nk'umuntu wenda umwe araje akubaje muri Europe, ukamubwira ibisabwa byaho, ukahita akubwira ati wenda ndumva biri hejuru, ese nta handi hantu mushobora kunshakira. Byose ni ibintu dushobora gufashamo umuntu. Ni ukuvuga ngo umukiriya urabanza ukamwumva, ukumva ikintu akeneye, ukumva igihugu ashaka kujyamo, ukumva ubushobozi bwe afite, hanyuma noneho ukamushakira ahantu hajyanye n'ubushobozi afite. Wowe icyo ureba ni ubushobozi byari byo byose, ubwo mu mutwe bwo ntago namenya, ntago wabasha kubukontorora, ubwo ureba n'ubwo amafaranga bishingiye na kaminuza ahisemo. Bishingiye na kaminuza ahisemo n'igihugu ashaka kujya kwigamo. Uko wabibonye se ni hehe bakunze gusaba? Urumva imigabane ni 5 y'isi, ibihugu ni byinshi, ni hehe bakunze iyo baporopoje abenshi ubona bahengamira hehe? Cyane abenshi buriya bakunda umugabane wa Amerika cyane. Abenshi usanga bashaka kujya kwiga nko muri Canada, abandi ugasanga barashaka kujya kwiga muri Amerika, usanga ariho hantu nyine basa nkaho bakunze cyane. Hari kaminuza nko muri Amerika ubona bakunze, wavuga uti iyi ngiyi nzi abanyarwanda benshi bajya bayisaba muri izi zikomeye? Yego, hari abakunda kujya kwiga muri za Arizona, abandi ugasanga bari gushaka kujya kwiga za Massachusetts, urabizi na university MIT n'ibindi byose. MIT, abandi nabo ugasanga wenda nk'abakeneye kujya kwiga nko mu Bwongereza, ugasanga bari gushaka izi university ziba zikomeye ku isi z'ama Oxford, Cambridge n'ibindi byose. N'ama university abazwi cyane. Iyo bakubise fagitire se ntibikanga? Cyane nk'izi university uko tubizi, ni ama university basa nkaho ahenzemo kabisa, ni ama university abahenzemo. Urabanza ukamuganiriza, ukumva ubushobozi afite, wakumva wenda bitari gukunda ukamushakira n'izindi university, indi university nyine ya make ishobora kujyana n'ubushobozi bwe, akaba ariho wenda yajya kwiga, then ubushobozi bwazaboneka akaba yanakomeza ajya kuri iyo ngiyo yindi wenda bitewe. Yego, ese icyo kintu cy'ubushobozi buke ntikigendana nanone na karite y'ubumenyi azahakura? Ubwo nimvuga ubushobozi buke mu mafaranga, niba wenda umubwira Sorbonne akumva irahenze agahitamo ahandi,
ntibiba bizajyana na karite y'ubumenyi azahakura. ambo hari igihe usanga nk'ama university amwe adahenze cyane ariko mu by'ukuri nayo akaba atanga ubumenyi. Ntabwo biba bishatse kuvuga ngo university zose zishyuza make niko ziba zitanga ubumenyi nyine budafatika, cyangwa se niko ziba zitanga ubumenyi buke, niko reka buciriritse. Buciriritse. Ntabwo ari cyo biba bishatse kuvuga. Hari igihe usanga university rwose zihenze ziri ku rwego rwo hejuru, ariko bitavuze ko nyine zizajya kuguha koko bwa bumenyi bwa nyuma na nyuma n'iki, bitavuze ko n'izo ngizo tuvuga zishobora kuba ziri mu cyiciro wenda twakita giciriritse ko zidatanga ubumenyi, nazo ziba zitanga ubumenyi mu by'ukuri, kandi umwana akaba yagenda akiga agahaha ubumenyi, then akaba yagaruka akaba yakorera igihugu. Nta baragerayo se bakakubwira bati rero ati twarayobye pe, ta hantu twageze twari tuhizeye atariko twasanze agasa naho ndabyita gute se hamutengushye. Ntabo mujya muhura nabo mu kazi kanyu? Mbo ntago byabura. Ntago byabura, hari uhagera akahita akubwira ati wenda ngewe ibintu expectingaga ntago ariko mbibonye, ndabona wenda bitandukanye n'ibyo na expectations nakekaga ko nzahasanga, n'ibyo nakekaga ko nzahasanga n'iki, ariko ugasanga nyine n'ubundi arahageze ari adapse mu buzima, kuko buriya iteka ryose ubuzima bushya umuntu atangiye bukunda kugorana. Bukunda kugorana, hari n'igihe niyo adaptation ibanza kumugora n'iki, ariko mu by'ukuri nyuma akazahakunda amaze kumenyera ubuzima bwaho. Nibyo. Amaze kumenyera ubuzima bwaho bikabanza kugora, ko nk'ubu ngubu umuntu uvuye hano mu Rwanda akagenda wenda urugero akajya muri Europe, hagiye wenda abanza no kugorwa na klima, nayo klima ugasanga na yandyo twavugaga. Yego na bya biryo bishyashya agiye kurya ataramenyereye, ugasanga nabyo ni challenge zisa nkaho zibayeho. Gusa nabyo ni ibintu bibanje kumugoramo ukuntu, ariko mu by'ukuri uko iminsi igenda ishira akagenda yadapta, amenyera, akagenda amenyera ubuzima, kwa ubuzima bwabona burakomeje nyine, ugasanga ahubwo birangira nahakunze kandi yari yatangiye ibintu atari kubyumva neza. Wigeze kuba ngo Canada barayikunda. Canada bayikundira iki? Ambo Canada impamvu buriya abantu bakunda kuyikunda, ni ahantu bavuga ko hakunda kuba hari imikorere y'umwana hageze ashobora kwiga akabona nako kazi akabakora, bikaba byamwoherereza. Ari leta imwishyura se? Leta iba yarashyizeho uburyo bw'uko umunyeshuri ashobora kwiga ariko inamuha agafaranga. Ni ukuvuga ngo uburyo bikorwamo, hari amafaranga, hari amasaha umunyeshuri aba agenewe. Hari amasaha umunyeshuri aba agenewe yo gukora. Ni ukuvuga ngo ayo masaha rero iyo yakoresheje neza ashobora kugira umusaruro wamubyarira, akaba yakora n'amasomo yiwe akiga, ibintu bikagenda neza. Ku biciro tubwire, ibiciro byawe biba bihagaze bite ugereranyije ukavuga uti njyewe nko mu mwaka ushize nambwiye ko mwatangiye 2023 ahantu hahenze hano mu Rwanda, ahantu hahenze, ariko ubwo nimvuga hahenze ntago biri bushingire kuri wowe gusa, birashingira no ku giciro abo ngabo nabo baba bashaka ubuzima bwaho. Uravuga ahantu hahenze mu buryo bwo kuhiga, ni kuvuga ngo muri uko nguko uba uvuga uti umuntu niba aje ashaka kujya hanze ndamuhana ni hehe bumva ko habahenze akaba atangara ndumva hahenze reka basi nigira. Yego ambo ahantu n'ubundi hakunda guhenda naho ngaho nakubwiye, hari Canada, hari na Amerika, niho usanga ama tuition fee yaho cyangwa se ama minervare yaho niho usanga akunda kuba ari hejuru. Ntiri hejuru cyane se ubwo ni nko amadolari angaho? Ambo hari usanga ziri no mu 20,000 by'amadolari, hari usanga ku gihembwe oya ku mwaka hari usanga zigera mu 20,000, 22. Ni minervare gusa cyangwa hakubiyemo n'imibereho? Ni minervare. Yego usanga minervare yagera nko mu 20,000, 22 ku mwaka, usanga nyine bitewe n'ubushobozi umuntu afite ugasanga birasa nkaho biri kugorana. Ariko muri iyi minsi nabwo hari uburyo bushya twazanye turi gukora namo n'ama university yaho, ku buryo umunyeshuri ashobora kwiga ku nguzanyo. Umunyeshuri ashobora kwiga. Ubwo ni wowe Benjamin ukorana n'izo kaminuza? Yego. Bisobanure neza bigenda gute? Amerika ubu ngubu hari offers z'uko umuntu ashobora kwiga ku nguzanyo yagurijwe nandeze niyo kaminuza. Niyo kaminuza ikamuha loan, niwe akazajya yiga yishyura.
amaze no kuvuga ngo amaze kwiga agakora yo deni akazayagenda yishyura iyo ni ukuvuga ngo kaminuza yo ni nka nkunganire. yego ni nka nkunganire. Kaminuza irakubwiye iti okay wowe tuguhaye amafaranga iga ariko nurangiza kwiga uzagenda wishyura uzadukorera wenda ntituyagukate yose tuguha yo kubaho ariko tugende twiyishyura. yego ni muri ubwo buryo rwose. Umunyarwanda se ushaka gukora kuri ubwo buryo asabwa iki? Ushaka kukwegera kugira ngo ajye kwigayo muri ubwo buryo buvuze? ni ukuvuga ngo icyo usabwa ni diplome yawe yo muri universite, ugasabwa na transcript, ugasabwa na pasiporo, byaba akarusho ukaba warakoze kiriya kizamini cy'icyongereza, either ishobora kuba TOEFL cyangwa se ikaba ATS cyangwa se ikaba Duolingo. Ibyo ni ibizami bwoko ki ku muntu utabizi? Ni ibizamini by'icyongereza bikunda gusabwa n'ama-university yo muri Amerika, ama-university yo mu Bwongereza, ama-university yo muri Australia ndetse n'ama-university yo muri Canada. Baba bagamije iki? Kureba urwego rw'icyongereza cyawe? Baba bagamije kureba urwego rw'icyongereza cyawe. Iki cyongereza cyacu dusanzwe tuvugira hano i Kigali hari igihe bakubwira bati icyo nta cyongereza kirimo. Buri yuko ibintu byose birabisobanurwa n'ikizamini, hari n'igihe ushobora gusanga wenda mu mivugire wenda utakivuga neza ariko wenda in writing ukaba umeze neza ku buryo ushobora gukora. Ni ibizamini bibiri. Yego. Hari icyo kuvuga, hari speaking, hari na writing. Speaking ishobora no kuba online. N'ubundi ni ibizamini bikorwa online. Hari n'ikindi waruze ngo cya gatatu. Cya listening, icyo kumva. Listening, yes. Hari ukumva, hari kwandika, hari no kuvuga. Mwarimu akabigukoresha online bakaza then amanota akazasohoka, amanota yamara gusohoka then tukabisubmitingana na bya bindi byose diplome n'ibindi byose. Ntabwo si icyongereza ho kanyagwawe ntihari abo pe gitsinda akaba atari umuswa. Ariko icyo cyongereza kikaba ari cyo cyamubana imbogamizi ntibariho. Nabyo bijya bibaho, ariko hari n'ubundi buryo buhari nabwo bwo kuba wajya ku ishuri ryawe aho wize then ukaka icyemezo cyerekana ko wize muri ntuzo mu cyongereza, aricyo dukunda kwita tuhumu. Then iyo ikigo kimaze kuyiguha nayo hari ukuntu nayo dushobora kuyikoresha nayo ikaba yasimbura nk'iki kizamini cy'icyongereza. Yego. Ya tuhumu tuzi. Iriya tuhumu tuzi bivuga ati wenda umwana runaka yize kuri iki kigo igihe iki n'iki, yiga muri uru rurimi rw'icyongereza, turabyemeza ko uyu mwana yize hano igihe iki n'iki then akarangiza igihe iki n'iki. Yego. Hari inama se waha abantu bashaka kujya kwiga hanze dushingiye cyane cyane kuri icyo kintu cyo kwiga icyongereza, kubaza icyongereza koko? Cyane nk'inama nshobora kubaha abantu bari tayari rwose bashobora kuza tukabafasha, tukabapurayingira kuri ama university ashobora gutanga inguzanyo, hanyuma wenda bakaba bakiga kuri izo loan, hanyuma bakagenda bishyura barangije gukora. Barangije kwiga. Yes. Iyo ukurikije abakugana bashaka kujya kwiga ubona abenshi ni igitsina gore, abenshi ni igitsina gabo, ese ikigero cy'imyaka? Yego. Ikigero cy'imyaka benshi bakunda kuba ari abajene. Abajene hagati y'imyaka, ubwo no kuvuga ngo abajene no kuvuga hagati y'imyaka 19 kugeza kuri 35 gutyo. Niba ukunda gusanga bakunda gusa nk'abashaka kujya kwiga hanze nyine bajye kureba uko bimeze then hanyuma bazagaruke baze bakoresha ubwo bumenyi bamaze guhaha bakoresha mu gihugu cyabo. Ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore ubona benshi bakunda gushaka kujya yari abahe? In general buranganwa n'abantu benshi, ntago nakubwira ngo igitsina gabo nibo benshi cyane cyangwa igitsina gore kuko bose baba bavanze. Yaba abagore, abagabo, abasore, abakobwa, bose baba bishaka kujyayo bajye guhaha ubwo bumenyi then bagaruke bakorera igihugu cyabo. Biga iki se? Wowe urumva mu Bushinwa wize civil engineering, abenshi bo wumva bajyayo ni imibare, ni technology, n'indimi, ni politike, ni iki? Abenshi bakunda kugenda bagiye kwiga business. Yego, abenshi bakunda kujya mu business management, abandi business administration. Nibyo bintu ukunda gusanga bakunda kwisangamo cyane, bakunda kujya kwiga. Waba se warasesenguye ukaba wamenye wakeka cyangwa se wamenye impamvu ituma business ariyo bakunze kujya kwiga hanze? Iyo usesenguye neza ugakurikirana usanga buriya business ari cyo kintu gikorwa ahantu hose. Iyo umuntu agiye kwiga business niho usanga nyine umuntu aje akihangira umurimo akavuga ati ariko ubu ntabwo nshobora gutangirira muri iki kintu ngo ndebe ko
gishobora kugira umusaruro. Ariko hari nk'ukuntu umuntu wenda ugiye usanga agiye kwiga kigare nka medecine yazagira wenda hano mu Rwanda ntahita abona ako kazi by'ako kanya. Ariko iyo umuntu yize business inshuro nyinshi akunda kugira gutya akaba yakihangira umurimo bitewe n'ubumenyi yavomye aho ngaho, akaba yabyaza umusaruro, akaba yakoramo ikintu. none se ko wihangiye umurimo wigeze wiga business? ntago ari cyo bishatse kuvuga. N'ubundi nanjye ibyo nkora ntago biri kure cyane y'ibyo bya biriya nize, kuko nk'uko nabikubwiye, nk'uko natangiye mbikubwira, tujya dukora n'ibintu by'ama expertise. Abantu tukabapimira ibintu by'ubutaka, abandi tukabapimira amazu, byose tugakora ibintu by'igenagaciro nyine muri rusange. Tugaruke rero kuri Benjamin, uraje ushinze company, sa n'ubwira urubyiruko cyangwa abandi uti natangiye ari ku madolari aya ngaya, ubu bihagaze bitya, ndateganya ko mbese nka evolution bihagaze bite, urateganya iki? Ibintu byose buriya bitangira ubona nta shusho bifite. Ibintu byose buriya bitangira nta shusho bifite. Natangiye ibintu biri hasi, abakiriya bamwe na bamwe ibintu batarabyumva, iyo utaragira adresse nyine abantu bataratangira no kukumenya n'iki, byose bikunda kugorana mu kuntu. Ariko buri ikintu navuga, buriya ikintu nize mu buzima, uzirinde gucika intege. Wahuye n'ibicantege se? Wigeze uhura n'ibicantege? Of course ntago byabura. Ntago byabura nk'iri gutangira, hagiye wenda nk'abantu baza bakakubaza, ukabona ntago umuntu wenda ukubajije uyu munsi, ukabona ejo ntago agarutse wenda ngo mukore, ukabona n'undi nawe nuko nguko bigenze. Abenshi bahita bakunda gucika intege, bakahita babivamo. Ariko mu by'ukuri nyene niyo umuntu aje akakubaza, akaba yagukwaka amakuru, uyu munsi ntakore, ejo ashobora kuza cyangwa se akaba yanarangira n'undi nawe akaba yaza ukaba wamukorera. Nicyo kintu nyine nsa nkaho nize, nawe ntibura mu buzima gucika intege ntago ari ikintu cyiza. Kwita giving up, utaragerageza ikintu ngo ubanze kubona ko cyananiranye neza, ntago biba byiza. Nicyo kintu nyine nabwira urubyiruko bagenzi banjye. Ubu bihagaze gute rero business yawe? Hari ahigeze ibyo ari byo byose? Yego. Mu by'ukuri ubu ngubu ukuntu bihagaze, twagiye tubona ama connection n'ibigo, yaba ibigo byo muri Europe, tugenda tubona ama connection ibigo byo muri Canada. Nkuko nabikubwiraga, hari ibigo dusigaye dukorana nabyo bishobora gutanga inguzanyo ku banyeshuri. Tugenda tubona n'izindi offers z'akazi mu bihugu bitandukanye n'ubundi byo muri Europe, muri Schengen bimwe na bimwe, nko muri Hongria umuntu ashobora kuza tukamwapplyingira tukamushakira akazi, muri Estonia dushaka kumushakira akazi, no muri Lithuania naho dushaka kumushakira akazi. Ntabwo ari kaminuza gusa mushakira abantu, mubashakiraho n'akazi? N'akazi nawe nako dushaka kubashakirayo, ndetse no muri Poland naho dushaka gushakira akazi, bitewe n'uko umuntu yaje nyine ndetse n'icyo ashaka, nibwo buryo dushaka kumufashamo. Ku bijyanye n'agafaranga se? Bijyanye n'agafaranga gute? Ubwo urumva ibyo ari byo byose, niba ucuruza hari akantu kinjira, hari iyi business yawe, hari abandi wahaye akazi, hari bihagaze bitewe ku mibereho yawe. Rega nta gucuruza kugira ngo ubeho nk'uko wabagaho umwaka ushize. Of course tuba dukorana n'abandi, ntago ari ibintu wakora wenyine. N'ubundi kugira ngo getting the connections bisaba kugira ngo nyine usharinga amakuru n'abandi. Ntago ibyo bintu wabikora wenyine ngo bikunde. Mu buryo bw'abantu babo twagiye duha akazi, barahari ntago babura. Dukoreshamo hano muri office dukoreshamo harimo abakozi babiri, ariko hakaba hari n'abandi tugenda dukorana mu buryo butandukanye. Business akenshi bari online, ariko ni kuri internet. Ibyinshi ni kuri ni kuri internet, ariko n'abantu baraza bakatugeraho, bamara kutugeraho tukabaha ayo makuru, n'abashaka ko tubafasha nabo tukahita tubafasha. Igiciro gihagaze gite? Tuvuge nk'umunyarwanda ushaka kujya kwiga nko muri Canada, numvise ariho watinzeho cyane, nubwo n'ahandi wahavuze. Yishyura te? Turebere nko ku migabane nk'itatu. Tuvuge uwo muri Canada yishyura te, uw'i Burayi, wenda na Australia. In terms of school fees, amafaranga wowe umucaginze nka Benjamin, mucaginze uti turumvikanye, ibyo ari byo byose bisaba kumvikana. Ntabaho kumvikana se? Nta giciro nk'icyarura gihari? Nta biciro biba biri precise biri aho ngaho byo wavuga ngo biterwa n'uko umukiriya yaje. Ariko hagurukira muri angahe?
ni ibisanzwe n'undi ni ibiciro nk'iby'abandi bose cyane nk'ibi bya Canada ko umuntu aba ari mumufasha muri ibyo bintu byose kumushakira ma admission kamushakira icyitwa CIQ ni attestation de province niyo basigaye bakunda gusaba cyane hakurya muri Canada niyo basigaye bakunda gusaba cyane usanga byose bishobora kumutwara nka $1,500 cyangwa se ashobora no kujya munsi aho ni Canada. I Burayi ho wenda numvise uvuga za Hongrie za Poland cyangwa ahandi. Ibijyanye n'akazi rero biba bitandukanye n'amashuri biba bitandukanye n'amashuri ibintu by'akazi byo bikunda gusa nk'aho biguranamo bikanahenda byabyo nabyo usanga nabyo bisa nk'aho biri hejuru mu kuntu kuko habaho icyo bita gushaka mu work permit ibyo gushaka work permit byavaho hakazaho no gushaka visa kugira ngo rero umuntu ahaguruka afite offer y'akazi uri kumva nawe ntabwo wabigiranye no guhaguruka umuntu agiye kujya kwiga birumvikana ibintu bira bitandukanye cyo usanga rero ibiciro byabyo bisa nk'aho biri hejuru gato ariko none nabyo bidatandukanye n'ubundi ku buryo byagera nko ku madolari 3,000 oya ntabwo byagera ku madolari 3,000 bishobora kujya munsi yaho gato ntabwo nka 2,500 hafi aho 2,500 hafi aho ejo hawe se company bimeze bite urabipangute umwaka nibwo gitangira yego bose Imana ibihaye umugisha dushobora kongera amashami yaba hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara kuko cyane nk'ubu ngubu hari abo tuba dukorana mu Bushinwa hari abo tuba dukorana muri Canada hari abo tuba dukorana muri Europe muri za France aho nakubwiye muri za Hongrie na za Lituanie ndetse na za Estonia ibihugu nyine turi kuvuga turushakiramo abantu akazi ntabwo ibi ngari ibintu ushobora gukora wenyine ngo uvuge ngo ntabwo byagukundira ni ibintu ufatanya n'abandi uti mu ntara se ahantu hakuza mu mutwe hambere wumva n'ibikunda uzabanziriza ni buriya mu ntara nk'ahantu umuntu ashobora kubanziriza igihugu cyacu ni ukuvuga ngo ukuntu giteye ahantu hose ushobora kuguhera nabonye ntacyo bitwaye kabisa yaba wahera mu burasirazuba wajya mu majyaruguru cyangwa se wajya mu burengerazuba nabonye abanyarwanda ni abantu bitabira kandi bakunda ikintu umunyarwanda yakunze akijyamo kabisa ukabona ko ari ibintu akirimo koko hari ikintu wigeze gukomozaho cy'icyongereza icyongereza cy'abanyarwanda wowe uko bireba ukurikije na feedback baguye bamaze kugera muri abo bazungu baba biburayi cyangwa muri Amerika babona kiba cyishimiwe cyangwa bakagombye kukinoza kikarushaho kuba cyacyongereza koko nuhura n'umuzungu azumva yuko kitari cy'umunyarwanda cyangwa undi muntu wari wese mbona natangiye mbivugaho navuze ntiburiya ikiza abanyarwanda turi intore umunyarwanda hanageze hose agerageza kwiyadapta ntago biri ku rwego rwo hejuru ariko urwego ruriho ubona ko rushimwa n'abantu nk'uko tubizi twagize systeme ebyiri zitandukanye systeme yo kwiga mu Gifaransa Igifaransa kivaho hazaho Icyongereza usanga nk'abantu bize mbere bakiga mu Gifaransa aribo Icyongereza gikunda gusa nkaho kigora ariko nk'abantu bize muri systeme anglophone bo bikunda koroha bakunda kuhagira ugasanga bari adapta ugasanga nta kibazo nyine bahuye nacyo ugasanga ni biroroshye cyane hari abajya kwiga hanze bakagumayo akaba yego wenda urumva niba yahabonye ubwene gihugu ntacyo byaba bitwaye ariko se ntihari abo mufasha kujya hanze kwiga barangiza bakagenda kandi wenda n'igihugu cyari kibakeneye ibyo ntago bijya bibura kubaho ariko abenshi tubashishikariza ko niba agiye kwiga agenda agaha ubwo bumenyi hanyuma ubwo bumenyi n'ubundi akagaruka akabukoresha mu gihugu akabusangiza n'abandi banyarwanda cyangwa se n'abagiye gukorerayo n'abagiye guhaha nawe agakora ariko n'ubundi akaba yakora investment mu gihugu investment mu gihugu cyamubyaye nyine ubwo nicyo akiga cyangwa agakora ariko amafaranga akajya ayashora ni abenshi nuko tubakangurira ko bakora ama investment mu gihugu bakagaruka bagashinga ibyo bikorwa niba ari ayo mazu bakayubaka mubona babyitabira se Ben abantu barabyumva kabisa barabyumva nk'abantu usanga barigeze muri za Canada abandi baragiye muri za Amerika tubakangurira ko niba agiye kwiga cyangwa se niba agiye no gukora atagiye hariya ngo ajye gusesagura ahubwo ari wo mwanya mwiza wo kugira ngo akore cyane namara gukora cyane agaruke hano mu gihugu hanyuma igihugu abashe kugiteza imbere nawe yashyiramo ibyo bikorwa remezo nk'uko nari ndimo mbivuga mu gusoza rero
ni ubuhe butumwa uha urubyiruko cyane cyane ku bijyanye na business gukora business kuba rwiyemezamirimo bikagira aho biva bikagera aho bigera hari icyo wigeze kuba cyo kudacika intege ariko rero nanone umuntu agomba no kugira icyo ahera aho ashora ibyo byose niba warize mu Bushinwa ukaba waratembereye hari agafaranga wari ufite mbere yo gushora hari amafaranga runaka umuntu agomba kuba afite kugira ngo ashore yizere ko azunguka ntabwo byabura iyo uri gutangira hari igihe ugira n'umugisha ukagira n'iyo support wenda y'abantu batandukanye icyo nababwira nk'uko nandi kubivuga ntabwo abantu bose batangira kuri capital zingana abantu ntabwo batangira kuri capital zingana ariko icyo navuga igishoro icyo ari cyo cyose ushobora kugitangiraho kandi ukaba wakibyaza umusaruro bitewe n'uburyo wakozemo bitewe n'uburyo wagize kwihangana bitewe n'uburyo ako ko kwihangana ako kantu ko kwihangana kajemo gati kwihangana nibyo nakomeje mvuga kudacika intege hari igihe kwihangana buriya bijyana no kudacika intege bijyana muri ubu buryo hari igihe nk'ubwo ngubwo ugerageza wenda nk'ikintu ukabona ntabwo iki kintu kiri gukunda muri ako kanya ariko mu by'ukuri wagira kwihangana no gutegereza kikazatanga umusaruro mu gihe kizaza gutegereza ukagira kwihangana ugategereza ntucike intege we byananze uyu munsi ukavuga bigasa na bya bindi by'abakristo bategereje Yesu ntabwo wenda ari ibyo ngibyo turi buze kuko urumva byose ahantu bizingiye ni ukudacika intege ni ukudacika intege mu buzima nicyo kintu kiriho ugakomeza ukagerageza ugahatana ugakora ibishoboka byose none se Beni umuntu ni gute umuntu yategereza ikintu atazi niba kizaza tuvuge washoye icyo ushora icyo wari utegereje ni inyungu ariko imyaka ibaye 3 izo nyungu ntiziraza urategereza ikintu utareba udafite cyangwa bisaba ngo ubanze unazishushanye mu mutwe ubuzi ngo zirahari mu bitekerezo nubwo ntarazibona mu ntoki nabyo ni bivana no mu mutwe nabwo urabanza ukizera kwanza mbere na mbere sibyo kandi nanone ikindi kintu nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika ajya akunda kubitubwira iyo ugerageje ibintu bimwe ntibikunde wajya mu bindi ushaka uburyo wagerageza no mu bindi aribyo nakomeje mvuga ni kudacika intege niba wenda urugero ugerageje muri ibi ngibi ukabona ntabwo biri gukunda ushobora no kujya mu bindi mu gihe ibyo washakaga wowe ako kanya bitarakunda ushobora kugerageza ukaba wajya no mu bindi aricyo nakomeje mvuga ni kudacika intege mu byo umuntu agerageza gukora byose gusesagura abantu banywa akayoga abantu bakunda rikse ibintu bibengerana rero nibyo navuze bura muri business nabyo iyo utangiye kuzanamo ibintu bimeze gutyo usanga hajemo atangiye kuzamo ibintu by'ubusinzi atangiye kuzamo ibintu bindi utamenye byari abakobwa ibiki byose ugasanga umuntu atangiye nko kwirukanka nyine muri ibyo byose usanga nyine ari byo bintu twavugaga business yawe irapfa icyo ni icyambere hari igihe business inapfa nawe wabigizemo uruhare hari igihe business yawe ishobora gupfa nawe wabigizemo uruhare ikindi nanone kandi ukaremamo abantu icyizere bakakugirira icyizere kuremamo abantu icyizere ni ukuvuga ngo niba ubwiye umuntu uti ndagukorera iki ngiki ndaguha iyi serivisi bikore ukabikora nk'uko wabimubwiye wahura n'ikibazo se hagati aho nabwo ukamenya uburyo ukimusobanurira bijya bikubaho mu kazi kawe of course ntabwo byabura hari igihe wenda nk'ubu gerageza nko kuri university nk'imwe ukabona ntabwo bikunze n'urugero ndakomeza ntanga uburyo wenda biri related n'akazi nkora ukamubwira uti wenda hano ntibyakunze ariko tugiye kugerageza hano ariko umuntu mu by'ukuri nyine wamuhaye feedback umuntu ukamuremamo icyizere ukamwumvisha ko ibintu ugiye gukora cyangwa se ibintu ugiye kumufasha bigomba gukunda ni muri ubwo buryo nta jambo wakongeraho mbere y'uko dusoza icyo nakongeraho nabwira urubyiruko cyangwa se nabwira n'abantu muri rusange nakomeza mbabwira nti umurimo werekejeho amaboko ugerageze kuwukorana imbaraga ugerageze kuwukorana imbaraga kuko niwe uzahemberwa n'ibyo n'ijambo ry'Imana niko rikunda kubivuga yego umurimo werekejeho amaboko ugerageze kuwukorana imbaraga kandi nk'uko twabivuze umuntu akirinda ibyo bintu byose twavuze ruguru kugira ngo bitabasha kwica business yawe ikindi abantu bakagira kwihangana kugira ngo ibintu bigende neza
noneho rero turagira ngo uhe abantu adresse zawe, ni ukuvuga nomero zawe za telefone, n'aho ukorera, mu by'ukuri uzakurikirana iki kiganiro cyacu azamenye n'aho yashakira Ben. Mbere na mbere ndabanza mbabwire amazina ya kampani. Kampani yacu ni kampani yitwa EduPath Limited. Ni kampani ifasha abantu bakeneye kujya kwiga cyangwa se kujya gukorera hanze. EduPath ubwo si nkaho ari impine se? Yego, ni nk'impine, ni education path. Inzira yo kwiga uburezi, ibintu nk'ibyo. Limited. Yego, none no kuvuga ngo tukaba dukorera hano mu mujyi mu karere ka Nyarugenge mu nyubako bita TCB. Abantu benshi bakunda kwita nshyashya, ariko nabonye imaze iminsi. Inyubako yitwa TCB cyangwa se mu magambo arambuye Town Center Building. Ikaba ari inyubako yegeranye no kuri Centenary cyangwa se ikaba iri inyuma ya Simba. Naho ngaho dukorera muri floor ya 2 A mu muryango wa 007 B. Hanyuma nimero zacu mushobora kutubonaho, wenda ngira ngo muraza no kuza kuzipininga no ku kiganiro. Nimero ihora ku murongo amasaha 28 kuri 28, igihe cyose wayikenera ushobora kuyibona. Ni 07 82 53 20 45. Ndongera nyisubiremo, ni 07 82 53 20 45. Iyo nimero igihe cyose wayikenerera urayibona. Ariko ukoresha na social media? Dukoresha na social media. Kuri Instagram ushobora kutubona, ushobora wanditse ijambo EduPath Rwanda, ushobora kuhita utubona ukabonaho ibikorwa byacu, ndetse no kuri Twitter naho ni EduPath Rwanda, nayo turayikoresha. Ndetse iyo nimero nabahaye iri no kuri WhatsApp. Utatubonye wenda kuri call ushobora kutwandikira kuri WhatsApp, naho ushobora kudusangaho. Turagushimiye Benjamin Rukundo. Yego, murakoze cyane. Murakoze rero bakunze umurongo Nyarwanda TV, mumaze kumva ibyo Benjamin avuga, uko yatangiye kwiga, akora akazi, karazamuka, agira inama agira urubyiruko n'abandi bose barwiyemeza mirimo kugira ngo bakore kandi biteze imbere. Ahakorera rero mwahumvise, abumva baza kwaka serivisi atanga ni karibu, ni ahantu humvikana nta nubwo hafite amayobera. Kandi rwose icyo tunamushimira nuko agira n'urubyiruko inama kugira ngo narwo rukore, rwumve yuko ibyo gusesagura cyangwa kwitinya atari byo, cyane cyane yuko turi no mu ntangiriro z'umwaka, tukaba no mu ntangiriro ya manda ya Perezida wa Repubulika ushishikariza urubyiruko gukora rukihesha agaciro. Ubwo rero tubashimira yuko mukomeje kutubera indahemuka kuri channel yacu, ari nayo channel yanyu. Abatarakora subscription babikora, ntarirarenga, ikiganiro cyose bakacyumva kandi bakagisangiza inshuti zabo n'abavandimwe. Aha comment naho harahari, washaka kumenya byinshi kuri Benjamin twashyizeho nomero ze, yazamuhamagara cyangwa se akaba yanamwandikira mu buryo butandukanye no kuri WhatsApp ariyo. Tubashimira rero, tubifuriza kugira intangiriro nziza z'umwaka, mukomeze mugubwe neza. Murakoze, turabashimiye.